zabagaho no mutonzi bakamumushingira ahubwo n'umusaza uko yabaga ngana kose hari gihe yanashakaga n'umwana utari muri iyo myaka bari kuvuga iri hejuru cyane 30 n'ingahe 40 kubera kuko ari umukire ni kimwe na wa muhungu ubanye n'ubumuga mugane wababyise ko butavuga agashaka wa mukobwa mwiza kubera ibintu ibyo navyo byabaye kandi bakanabana nyine ibyo bintu numva atariho siku na kunyanyasa side moja nano mburenga mbishira no kurenganya yego baba bamurenganyije oya ntabwo kubera kuko amategeko n'umuco wacu nanone numvise ahubwo bavuga mu by'umuco nabonye bahaye bagira amarushanwa ngo magambo yacu amwe ngo ni byari inkene nimbaro ubukene niba ari amagambo y'inkene nyine ngo hari ukuntu bazongera bagenda batira kandi nova ngo muco nguzukura noneho nimba warakuze reka habeho no gukura kuko abana barenganwa bagombaga kurenganuka wangejeje aho warakumpendesha kubana nawe ntabwo byobaho ibyo bintu kwereka imuzita umuco kandi abarimo gushukana uri kunshukisha amafaranga kubera njyewe side yanje nziho itameze neza ndakwemereye icyo kintu tigeze icaha kibaye n'ubuhemu kibaye n'ubugome tena kuri wowe oya njyewe nakubwiye ngo ufite 42 nje mfite 25 niwe wampropose sibyo turi kuri side y'umukobwa reka tureke kwiro tuvuga turavuga twembi je nawe ninde munyacaha na wangejejeyo ndageje mvuga ngo esha narahumye wana yego urakuze uranduta ntabwo uri type yanje ntabwo uri size je nawe se ninde munyacaha yesu we je ninde munyacaha aho ngaho ubwo ikintu cabaho ngiye kugarukaho nyuma mbere before yuko tuvuga wabaye munyacaha nukuvuga ngo ni jewe wagutangiye kwanza iyo ni rero imagine sibyo iteka ryose nubona ugiye gushaka kana rusha imyaka 10 karino ntago muzabana no kubahakanira no kubabwira kuko bitazabaho ntago muzabana amakuru yabaye menshi cyane gose ariko burije cyane tukore kuja guteka njya n'inzara n'urupande mwandije mwabavyeyi bamwe haruzanye ngakoraga nsoma ndacari ko nsoma n'isoni nyinshi zikomeye ibane utabona ubona no goreba no maso habe n'abandi mwari kumwe mamuze nibyo byambere hari umungu wanteye story utagiye kure ngo agiye gutereta umukobwa ngo wicaye nyine ku meza gutya bambe bareba no gutya umukobwa ahitavuga ngo we jama kufite isoni ndeba mu maso kureba hasi kufite isoni abwira umuhungu kufite isoni nike uwo mukobwa yaruwa simuvuga marara wiwe none gugereranya uwo muco waba bakobwa bari mu kizungu shana bari abana biwacu wa ukuntu yagaza muvuga ameze gutya ariko dusubiye aho ngaho niba mukobwa atinyutse kukubwira gutyo nawe uri umuhungu aho ngaho ari gusubiza iki nariko amavuga ati narinduguyemo guhindura systeme cyangwa sije mwari murimo kavuga ati ariko hari abakobwa b'ingare tubizi cyakose baravuga kandi kuri ingare ntizigira imitima mibi kuri abakobwa b'ingare ariko abakobwa b'ingare ico yakunze azakikubwira ico yanze azakikubwira none mushima abandi muri ivyo byose rekana mushima umuntu uvuga umuntu uvuga uziko ari igihe umuntu ashobora acecekanya umutima mubi cyakose wamugeza mu nzu akamuvuga ngo ise barona baramuna bagasimba shaka barahari bo ariko mushaka bibaho ariko reka uziko hari abagore badakunda bapangaye warubize kubera ko ntaraba umugore bimwe nzaza nemera nukuri pe hari abagore badakunda bapangaye wa nibyo nukuri gukora ikintu wagitekereje we nyir'urugo ubwo bugabo nazo nshingano cyane gose none se ahubwo ngiye wagira ngiye kukubaza ko turaganira yego ko turaganira kandi turavuga uko tubyumva n'abandi bafite ko babyumva ko nokuri cyo nkundira commentaire zanje baza batubwira aba ni abantu beza baza batubwira
atahanga mama none yeme muza mwandika muvuga ati pastor iriya jambo wavuze turarinenga cyangwa pastor iriya jambo wavuze ni ryiza ndi pastor wa Ineza Live TV ntaje ndaza kuba umukristo ndaza kwiyunga muri iri torero tuje gakora tubareka kuri cakindi ryari ndi ryo kubombora urumvaga muraganiriye umukobwa karazana impamvu ngo ndacari ko niga cyari ko nsoma aho hantu iyo point niyo nshaka ko dutindaho yo gusoma byarangiza bikagenda gute arangiza rero yatanze ikibazo ciyo kuko ari gusoma ahayasoma noneho nasozaga ishuri nibwo azobijamo azabonaga gutekereza kubomboka akamubwira ati nta kibazo ubwo uvuze kuko hayasoma senta reka tugutegereze nimba bajega mu mwaka ugeze hagati cyangwa ugitangira akamubwira ati reka tugutegereze uyu mwaka usoza n'usoza tuzagaruka sawa yes ndagusubuje nkwifurije igitondo ciza we bukeye ndetse nayo bugorobje nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye turamukije abarundi aho bari hose ngo amahoro turamukije abanyamasisi aho muri hose amahoro turamukije abanyarwanda aho muri hose amahoro turamukije abanyamurenge muri rusange aho muri hose turamukije umurara wabongera ariho mvuka turamukije n'umurara w'abanyazinshi ariho mvuka ari naho nashatse namwe turabaramukije cyane ngo mukomeze mugubwe neza dusuje diaspora abantu bose bari hanze ya Kenya turabasuhuje cyane n'abantu bari mu minembwe turabaramukije n'abantu bari ku ndondo namwe turabaramukije iwacu yego uyu munsi rero ni umunsi mwiza ni umunsi bimeze neza turagumye mugani w'abarundi tumeze neza cyane kandi by'umwihariko dusuhuje umuryango mugari wa Ineza Live TV aho bari hose nukuri Imana ikomeze ibarebe icyoroshye Imana ikomeze bishimire Imana ikomeze ibarinde nababwiye ko mu minsi iza mfite gusengerwa ku pasiteri hanyuma nkomeze nzamuke ngere no ku missionary kuri Ineza Live TV uyu munsi rero ndi kumwe n'umushitsi mushiki wacu ko gufite amajambo make wacecetse cyane ameze nka kwa kundi umugeni yagazagara mu mbere akaba yitwikira urupande hano akazarebera no ahubwo ratuma ngisoni akazarebera hano gusa yema karami namake neza ariko mane neza ameze gutyaga yeme umuco w'abanyamurenge wo kubombora ariko barakabombora ego biracaha habe nahano barabombora wari mwiza murake gatubabwira amakuru yo konta abanyamurenge bagaza babombora ariko urabitubwira cyane ndabyibuka byose turakwakire rero tangira wivuga hanyuma twigire muri mushene sekera nari nibagiwe nako nyiraho nivuze amazina yaje banita Nyakazungu Soleil ndi umukobwa w'umuheto nanje ndi umunyendondo tuye Tasiya niho manitse imyenda amahuzo imyenda ni mu rundi tuvanga indimi tuba umunyakizungu cyane uvuga amahuzo ntuhabona ko ndi naturori Nyakazungu karama turakwakiriye urakoze cyane hano ni kuri Ineza Live TV umuryango mugari w'abantu benshi kandi benshi bakijijwe Ineza Live TV twese turakijijwe turabatijwe twese nibyo turabatijwe twese ubuze ko umunyendondo nawe hagana umunyendondo ahantu bita mu Rubarati mu Rubarati niho kujyaga iwacu ariko twebwe twabaga ahandi hepfo sinzi ko ni mu Rubenga niko bahitaga iwacu ikuze kintu mbanibuka Rubarati kera yagiraga ikipe yageze dutsinda yageze turaza iyo kipe yageze turaza cyane twize tiraza ngira ngo abanyarubarati turabasuhuje yego pe turabasuhuje rero n'abantu biwacu mu muhanda nibyo noneho ga naringiye kuvuga ngo duhere ku muco wo kubombora ariko nabo katubwira siko cyane kuriya kuntu bageza babombora ukamusanga umwana ari mu mbere n'isoni yicaye muri discipline ameze neza aratuje yipfutse n'impande uriya muco nturi mwiza wari mwiza cyane ariko buriya kubombora
njyewe sister wanje yarabombotse nyine nawe twigeze kuganira nkazamuserereza ese ubomboka warabipanze wowe n'ukuri ngo barampenza henze kwa kundi nyine kw'abahungu ntuzi ko hari humwe bageza batuma ati wewe dukeneye kubombora uriya mukobwa none wewe turaza kubaramutsaga muduherekeze mwembi bamuhaye nk'ifaranga wenda nta cyaha cyabaga kirimo pe ni bisanzwe kandi wari umuco bikomeye warangizaga kubaherekeza ukamugwa muri ya mbushi y'abasore bakakujana gusa sinabombotse jewe kandi ntabwo ndanashaka uracana umukobwa ariko narabibonye byabaga bimeze gute wa noneho rero iyo hari nka mushiki wawe bashakaga kubombora ufite nk'umudamu n'ubundi warashatse wewe uri mu wawe aramupangaye ntashake ntawe umupangari mwanya hari ukuntu bigenda uriya muramukazi wiwe ati ngwino tubonane Dema ndagukeneye cyangwa akanamuhendesha n'ikintu mu rugo iwiwe tugeremo wanje hari ibyo natetse iwacu nk'impengeri abantu batekaga impengeri abantu batazi impengeri reka tubwire abanyarwanda abanyamasisi n'abarundi impengeri hari abantu batazizi ubwo wenda abo mvuze twumva ururimi rwacu n'urwabo bararwumva abanyamasisi n'abanyarwanda n'abarundi batazi impengeri mu Rwanda impengeri bazita impungure cyangwa se ikigori yema abarundi muramba barasinze ukuntu babyita nizo mpengeri gatwe nuko tuzita ino bakabyita ngo ni gideri ariko gideri no buri ibishokoye twebwe impengeri ni ukuzishokora ukazikuraho rwa ruhu rwazo rw'inyuma ukaziteka izino bazafata ibigori byeze bakabihunguza imbugita bakabihungura amara bakabiteka nta kindi kintu bazabikorera ibigori bigifite inani bikiri bibisi ibo nta kigenda cyabo nukoga bagahamagara umukobwa ngo ngwino kwa Demaye yaragukeneye noneho yashikaga ntazi kuko babandi baje kumubombora bari nko mu cumba utaraja kure babaga baziranye cyangwa wenda no kuvuga gusa ngo bazi imiryango baba bazi imiryango se cyangwa baba baramubonye nko muri korali ari kuririmba bakamukunda cyane ariko umuhungu n'umukobwa bataziranye habe namo batarana hari abatakaza bana nabonanye gutya ngo ambaye yamubona noneho niba cyangwa se hari ikindi cyabagaho ababyeyi bonyine bombi bakaba baziranye noneho uriya ise w'umuhungu akavuga ati nabonye umwana kwa runaka none genda ugeze igihe cyo gushingirwa genda uzazana uriya mukobwa n'umugeni noneho rero cagihe hashitse yatumye yabibwiye muramukazi wiwe na musaza we bose babyoze bariya nibo babuzujanye igikorwa cyo kugira wowe nta makuru ni nazo ngo zari zikomeye ndasetse kandi ni igitwenga kose sica abantu bari mu mafungo zajya bafunze ndi mu mafungo Yesu sica abantu bari mu mafungo ahubwo wewe turaguheza n'igitaje rya Kongo kuko umuntu ugifunga muri iki gihe ntabwo woroshe umukobwa kaza yashika rero niba muri Demaye ari muheza ikintu yamubwiraga yirahijya simbizi akamubwira cyangwa akamubwira ati ngwino uze gutarama nta nico yamuhamagariye ngwino dutarame tuvuga ya naya naho yaje kumubombokesha niko babyita no kumubombokesha yarangiza mu kanya gato yaba yicaye aho ngaho akabona abasore basohotse mu cumba cyangwa babaga bari mu nzu ya wa nyirinzuga bari mu cumba ariko umusaza batabizi ababizi bamukose kidogo mani inzoga sinakazamenya ngo iyo nzoga niba ari bene ni ifaranga ziba ziri mu kanverope wenda yarangiza rero kumuhezaga kuzaga babahungu bakatangira bakaganira bashaka bakanamubwira akabibwira nta kibazo we nta nibyazi akabibwiraga muri ya mvugo uzoza uvuga guha bikora gutya n'udusoni areba hasi ntakureba mu maso bagira najora no kuzigana yego kubera kuko nje nabyukaga mu gitondo ngasanga ati runaka yabombotse byagenze twajaga kumubazaga inkuru byagenze gute niyo story gatwakaza duhabwa niyo yingiye kubabwira nuko mama kandi uganire neza ubuhuke iri kanisa abantu bose bari barakijijwe
nta mupagano uriho. Imana ishimwe naje ndakije dufite no kuzatora komite kanisa ese yo mwazantora kugira ngo bazamfashe gutegura kanishire muri campaign kugira ngo bazamfashe gutegura nifate cisengera cyane ajye guraje gusengerwa pasteur nibyo Imana ishimwe pasteur kuri Neza Live TV Imana yarantoranyije nzazana niba n'ikibazo bazana iyo bagiye gusengerwa uzozane aka envelope karimo ikintu gisa n'ifaranga gusa kampezi hari nubwo nakunja aka envelope gusa nako kakagusengeriza karimo ubusa ntamusanzu watanga ntamusanzu uzoba urimo cyangwa nutanabamo si wowe uzayisingira aho ngaho uzoba wantereranye noneho ga naje byonyine byo ntibyaba ari tosha cyakoze noneho ga babahunguga bakaganiraga n'umukobwa tuje kure turi ku murongo tutugenda gutya ese haryo bakaganira n'umukobwa none ntibanamubwira wenda niba babona aza kukugora kugenda ntibanayirirwa banamubwira ati twaje kukubombora twebwe twibwire turaba akababwira ubwo babaga ni kabonga bagendaga ari 2 cyangwa na 3 bagiye gushitsa bagiye kubombora gushitsa yego kubombora barangiza bakamubwira ati twari duciye ahangaha twari bari batubwiye ngo gutya na gutya uri umukobwa mwiza turashaka ntiwadukunda se akababwira ati wenda jewe nta gahunda mfite cyangwa se ndacari ko niga ishuri ryo bavugaga butoya nibya kubera kuko iyo baje kukubombora ushobora gushiramo n'ubutoya ariko bakamabishaga ngo ndacari ku masomo ko ndiga ti wowe amakasuka yakomeza oya ndi bazabiga bamaze kushaka nabaye gawe donc yamaze gushaka ntukomeza iyo ugishatswe ngo urashika ugahinga kabo mu nzu nyine ukora indi mirimo ibyo kusoma bikaba bivuye gusoma iwe mbese kanavuga ngo karasoma ndacyari konsoma hajya ni asaza bajya n'inzara n'urupande mwatije mw'abavyeyi bamwe haruzanye ngakoraga kansoma ndacyari konsoma n'isoni nyinshi zikomeye ibane utabona ubona no goreba no mu maso habe n'abandi mwari kumwe mwamuze nibyo byambere hari umungu wanteye story utagiye kure ngo agiye gutereta umukobwa ngo bicaye nyine ku meza gutya bambe bareba na gutya umukobwa ahita avuga ngo we jama kufite isoni ndeba mu maso ye kureba hasi kufite isoni abwira umuhungu kufite isoni niki uwo mukobwa yaruwaye simuvuga umarara wiwe noneho kugereranya uwo muco waba bakobwa bari mu kizungu shana bari abana biwacu ukuntu yagaza muvuga ameze gutya ariko dusubiye aho ngaho niba mukobwa atinyutse kukubwira gutyo nawe uri umuhungu aho ngaho ari gusubiza iki nari kwamavuga ati narinduguyemo reka ngaruke ari guhindura systeme cyangwa sije mwari murimo kavuga ati ariko hari abakobwa b'ingare tubizi cyakose baravuga kandi kuri ingare ntizigira imitima mibi kuri abakobwa b'ingare ariko nawe abakobwa b'ingare ico yakunze azakikubwira ico yanze azakikubwira none mushima abandi muri ibyo byose reka mushima umuntu uvuga umuntu uvuga uziko hari igihe umuntu ashobora guceceka acecekanye umutima mubi cyakose bamugeza mu nzu akamuvuga ngo ise warona baramuna baga simba shaka barahari ariko mushaka bibaho ariko reka uziko hari abagore badakunda bapangaye warubize kubera ko ntaraba umugore bimwe nzaza nemera nukuri pe hari abagore badakunda bapangaye nibyo nukuri kandi nyine yaburuka agira nko kwanga guhakana akamutesa kugira ngo akaza mukora gusa amageste yo kumunaniza akaza mukora utuntu two kumuhima kugira ngo umuhungu cyangwa se umukobwa arambirwa agende none se biba bitewe jiba hari umugore nigeze kuganira nawe naramuje ati none se ko washatse ukiri muto we yego ngumane ngo nari impanze none se bishatse kuvuga kuko bamufashe nabi urumvaga gupanga pe hari ababyeyi bagira imitima myiza bakunda bapangaye hari nka mama wacu tubana hano hirya agira abapangaye 6 uwo muntu muzamuhikana wazobona ijuru ryagize gutya ariko ni kado mugomba ariko uterangagiza ko hari n'abandi bagore banga bapangaye
si bose nuko ariko hari bamwe babanga akavuga ati nimba nashatswe ni jewe n'abana banje gusa cyangwa akamavuga gusa ati akamuvuga gusa ati nimba wanshatse nabi wacu gusa urusayidi y'umukobwa buriya abagabo akenshi abagabo ntago bagira ibibazo mu ngo kuvuga ngo umugabo yavuga ngo sinkene umupangaye abagabo simpamya ko babizi baba muri ibyo ngibyo kuriya urugo nubwo umugabo ari umutwe w'urugo ariko ahanini ibintu bibera mu ngo byose umugore n'ubu ubizi umugore yabishatse yo kwirukana yo kwirukana umugabo yo umupangaye yo kwirukana umupangaye kandi akabigucishamo nawe ukabyumva ayiwe koko kwiki karabaye rero kananya zaje kureba kuko ariko bimeze kubera kuko turuzi impamvu mbasubizamo gakeya nuko agabo mwanya turawukandagiramo ariko umenye ko wenda n'abagabo bakuru barabitubwira abagabo bashatse muri komantere bazatubwira cyane hari igihe umugabo afite amagambo make ari wa mugabo uvuga amajambo make yewe kanamukora no mu jisho hakaba n'abandi bagabo b'imfura bubaha abagore bakavuga ati sha wegura umupangaye wanje ku mufana ati sore yewe twatekereje ganje n'umugore ngo ugende mu gitondo cyangwa twatekereje ngo ugende none ga hari ukuntu madamu hayambwira ngo nanje ga ntamwumviye none ga ihangane ga ejo uzoshaka aho barahari none hakaba n'abandi bagabo babandi bita ngo ntibavugirwamo umugore aje kuvuga cicika kuravuga nkande haba abagabo bameze gutyo azakenera ngo ico yavuze ariko kiba tumuvugiremo kandi ibitekerezo byawe ntabyumve abantu bameze gutyo none se biba bibaye none wa wundi wumva umugore bakagira ico buzuzanya bakagikora na wa wundi utamwumva buriya ino muri ino minsi basigaye babyita ngo ni ugutegeka cyangwa ngo ni bwa buringanire wewe ubyumva gute uzi ikintu ushobora kiriho ntabwo twagiye kure na ryabombora turacaririho cyane gose turacaririho tubona buriya mu rugo mugomba kuja inama we n'umugore ico ukoze cyose mukaje inama we n'umugore ariko uwamuzi ukaba uwawe k'umugabo kuko ga niwe mutwe w'urugo nibyo mushobora wenda umugore washobora kuba wenda hari ico umugore wanje mushobora kuba arico mupfa we mupangaye hari ibyo mutaza muhuza sibyo cyangwa se wenda atakwishimira cyangwa wenda hari akantu mwakoroganiyeho nyine abantu bo mu sekuru ngo bazapfike ngo se ko bamaze kumwera mu kirahure ntibagikura hano ngo se kutako nutwo tuntu bazabapfa nta kintu gifatika iyo rero wumviye umugore cyane hamwe n'amakosa hamwe n'amakosa nimuganire muje inama mwembi ico kintu mugiye gukora ubanze igitekerezo wowe ubwawe nk'umugabo ariko none wanje ngiye kumusohorera iki mu nzu yego uriya mugore ariko ubundi ni gute umuntu mwahuye mukuze agomba kugutandukanya na bene nyoko ahubwo niyo nama wabwira abantu banadukurikiranye kuko wanje tumaranye ko turera kumara imyaka 5 kurumva yonje nawe arabizi nti yonje wacu yamavuga ngo ariko sheri ngo papa wawe buriye ngo mama amuvuga niki ngo nje simukunda uzamureke yewe papa wamzaye kira gahinja dutandukana afite imyaka 26 turaziranye cyane wowe tumaze imyaka 4 neva umugore ntakwiye kugutandukanya na bene nyoko umugore ntakwiye kuguca avuka n'ubugwari ahubwo bibambirire rwose n'ubugwari pe umugabo wese uhawe uje mu kwaka umugore akavuga ngo aba bantu simba shaka aba naba akabona famiye ko barayigizayo buri kigwari n'ubugwari mwembi simvuze ngo umugore aguteke cyangwa ngo umutegeke gucubuze ngo arico kibacu oyaye ni mwicare muganire by'urugo rwanyu murebe igikwiye yego arico mukora nimumara kwemeza ico mukora ubu utekereza nk'umugabo ku giti cawe imyanzuro ifata kuko uganije mutwe w'urugo urumva rero ni amakosa mabi cyane wowe kubera ko uri umukobwa ushaka kugira icupfa n'umugore wanje kandi kidafatika cyane gose kitona kurira no mu rukiko ko ndakubwira ngo abantu bo mu nzu muzamupfa
ngo se gituma utumana kujya ntukure amasahani urumva ko kanta na kantu gato none gakora kumwembe muri abagore uri umukobwa nawe n'umugore yego wenda umugore kwa mufana murangana mu myaka akamavuga ngo sore karansuzugura bamuwa kandi arimo kandi ko murangana yego soreye okay ashaka ko afite agahungu kamurangaza takintu aje nkwereke sivyo urumva rero gukora ikintu wagitekereje we nyirurugo ubwo bugabo nazo nshingano cyane gose none se ahubwo ngiye kukubaza ko turaganira yego ko turaganira kandi turavuga uko tubyumva n'abandi bafite ko babyumva ko no kuri cyo nkundira commentaire zanje baza batubwira aba ni abantu beza baza batubwira natahanga mama none yeme muza mwandika muvuga ati pastor iriya jambo wavuze turarinenga cyangwa pastor iriya jambo wavuze ni ryiza ndi pastor wa Ineza Live TV ntaje ndaza ko umukristo ndaza kwiyunga muri iri torero tuje gakora tubareka kuri cakindi ryari ndi ryo kubombora urumvaga muraganiriye umukobwa karazana impamvu ngo ndacari ko niga cyari ko nsoma aho hantu iyo point niyo nshaka ko dutindaho yo gusoma byarangiza bikagenda gute arangiza rero yatanze ikibazo ciyo kuko ari gusoma ahayasoma noneho nasozaga ishuri nibwo azobijamo azabonaga gutekereza kubomboka akamubwira ati nta kibazo ubwo uvuze kuko hayasoma senta reka tugutegereze nimba bajega mu mwaka ugeze hagati cyangwa ugitangira akamubwira ati reka tugutegereze uyu mwaka usoza n'usoza tuzagaruka sawa niba yababwiye bakomeje guharira ati mureke ndangiza amasomo yose niba ageze mu wa 4 cyangwa mu wa 5 ayarangize nabo bakanga bakamubwira ati reka tugutegereze uyu mwaka akabemereraga bakagiraga ngo bemeye timuzega muduherekeze dutahe mugeni wacu tuzaga kuvuga ngo umukobwa abaye impamvu bakamubesha ko bayemeye cyane ati noneho duherekeze duherekeze ntabwo mpambaza ko turaganira cyane ntabwo twatubazanye ko turaganira turabwira n'abatarabayeyo hari n'abandi batakuriye iri haruguru baba bazi ngo kubomboka nyine ntibaba bazi ngo inzira yo kubomboka bacaga hehe bumva gusa kubomboka kandi kubomboka ko mu mujyi gutandukanye cyane n'uko iwacu hano se ko muza munabiganira ukanitegera sibyo kanagenda kubamwe bagura n'amasahani bashana kimwe n'uwawe ushingiwe hari wasekeje ngo umunsi yabomboye ngo yahamagaye umugore ngo kingo ndi mu mujyi ngo tega imodoka ngo kugira nsanga yamatega imodoka ngo yanapakiga atana ya varisi yo gukurura harya bayita gutera iriya varisi yo mu kinyamurenge twayita gute ngo ibifite amapine varisi y'amapine isakoshi ifite amapine ntazi na gikinyamurenge riba yewe ntazi na gikinyamurenge riba aho gira sakoshi ni varisi varisi y'amapine nuko shakoshi y'amapine ngo yamatekere huzuziwe zose yamagenda ciyeho urumva gukobwaga agaherekezaga urumvaga bemeranyije ko bategereza agiye kugira gusoma barangizaga bakamubwira ati ngo ino guduherekeze tuzagutegereza hariya mayina nawe karareba imyenda nk'igitenge niba yari afite n'ikirato gishaje karareba ikindi niba banganya n'ikirenge kamubwira ati mayo wambaye kino wewe duherekeze gabashitse niba tugera hanze ga n'ibiciwe cyabaga giteyeho karaka ikiraka gakamushanjira yagera hanze bagasezeraga ngo hirya y'amazu gakanda pana hafi ko kumukikira amaraga kumusezera akamwamburira akamuterera cya gitenge cyangwa akagiheza n'abariya baje babagabo bari kuri misiyo nta gusezerana no kuvuga ngo ngaye mugende neza bakamufata ubwo akaba aragiye gutyo bakamufata nko kumbaragaga ariko ndabizi neza kuko iyo mu bantu babombokeye iraruguru ntawabombotse abishaka nukuri abenshi barajanywaga gutyo ariko hano rero ntiyumvaga ko kubomboka kwa hano n'indi ahangaho muza mubiganira mu kumvikana tega imodoka nsanga ahantu fulani none se kuri aba babyita kubomboka kubera iki biriya impamvu babyita kubomboka baba bishingiye bishingiye noneho gico mpanibazaga
iyo bamaze gufata umukobwa reka tubisite ku mbaraga siko kuko ntiyabyemeye agenda ntiyabyemeye iyo bamaze kumufata nko ku mbaraga akagenda niki kiza gikurikira azashika agatura kandi agatuza ese uko abazi umugabo wiwe umujanye kubwiba hati wenda arasanga ari mwiza cyangwa asanga hari n'abandi basangaga yanabomboreye n'undi ni ukuri kw'Imana uwo baje kubomborera yasigaye mu rugo kagira gutyo ugasanga wenda ntavuga n'ikimeme aho kubera gabo n'ubufura iwacu habaga ubufura n'umuco niba wagiye kwa runaka bakamenya ngo umukobwa wa kwa runaka yabombotse nta bindi bikurikiraho nimba hazaza tuza dusigara dutegereza umugabo arasa gute umusiga wo gukoshanya twebwe iwacu bazaga n'umukwe batwaye umugeni nuvuga ngo bakaza bakambomborera nje ndi nk'ikimeme wenda cyane umugore gagashikaga akaramutsaga umugabo ntavuga arihangana aratuza kandi bikagenda neza urugo rugatungana ariko hano oya abantu banzireke kwihuta kugera ino Nairobi imara gusangaga atavuga abana n'ubumuga bwo kutavuga ikimeme ni ijambo ry'ikinyamurenge ariko bavuga ko mu zindi mvugo nk'abanyarwanda bavuga ko ari umuntu ubana n'ubumuga bwo kutavuga nico twe twita ikimeme muyoba kuranyumva icyo nico kimeme babyitse neza ngo abana n'ubumuga bwo kutavuga cyangwa ugasanga bakubomboreye n'umusaza wafushije umugore umusaza wa wundi utanabasha no guhaguruka bakamuzana ashaka na k'imyaka 10 na bene uwo musaza ntabwo bamuzanira umwana muto bamuzaniraga wa mukobwa uciye ubwenge nyine muri 20 kuzamuka cyane yashikaga akazamurindira abadukurikiranye nk'abantu babaye muri biriya bice by'iriya ku Ndondo hari umugore umwe nigeze kumva akazavuga ngo yaje kugama imvura ngo nihita ngo ntagenda noneho ngaho kugama imvura bishatse kuvuga yaje kuri uyu musaza napfa arindiriye ko azapfa napfa azagenda azazinga ibirago yaje kugama imvura noneho gasangaga banakubomboreye n'umusaza kamuyihangana neza cyane ibintu byose byarimo zikubakwa Yesu mwami nizi ngizo habona za none abantu bashaka ibiraruguru wabara bakoze amakwe kandi ntago basenye nabe namba kandi zikomeye nizo zitanafite na divorce nizo uzi nk'ikintu kinteye ubwoba yibaze kubombora wenda ugasanga bagushiriye umusaza wenda umusaza ni urugero sibyo temo twumva nabe turi kuganira kandi n'ibitekerezo byacu kandi n'ibyabaye ni ibintu byabaye twebwe murabizi ko kuri Neza Live TV tuvuga ibintu biriho n'ibyabaye cyane gose dukora amakuru ari public ngayibaze bakuzanisha umugabo w'umusaza wenda reka tuvuge ku myaka 50 kuzamura sibyo umusaza usibye ko gusa nyine bari abagabo baruguru wasangaga bakomeye kubera kunywa ari amata cyane ari amata n'amata yo mu dusashe aya yo mu byuma yo mu mashashe ntawe uri mu kumenya ahubwo ni nayikari umugabo ngo yaraje avuye ruguru baramubaza aramubwira ngo bagende bamuzana amata ano umugore atavuga ngo subiye kuzana amata yiki ngo naye nyanga wa musaza ngo ayi wewe ngo mugoro wa munywe naye ibinyamujongo kandi nyange zabaga yo kuwe zaragiraga inkase mana we yatekereje ko ari zo nyange ngo haye wewe ngo musigaje ngo ayikinyamujongo tabi ariko biba hano ibinyamujongo birahaba se ndakiba ibinyamujongo ntibihabara ibinyamujongo ga ni kinyamurenge babyita ibikona kandi abwira ibisiga ahubwo baba baragiye mu z'umuco ibisiga nibyo binyamujongo nibyo bikona noneho wangu ibaze bakuzaniye umusaza uri muri za 56 wenda uwo musaza urumva shana umugabo mukuru 57 si umugabo mukuru wenda ufite imyaka 40 reka tuvuge 30 tuvuge 30 yego baramukuzaniye bakubomboreye urashikaga numara kubonaga umusaza wamutuza ntuvuga ati nje simzemera ndasubirayo ngo wiki uramutuza wamuceceka nta bindi bintu nuko no kuvuga ngo
naje kwanza iryo ngiryo kumva ngo wabombotse wagarutse ni ikindi gisebe nta n'uwozoje kukubaza ngo kubera ko wagarutse yarabombotse aragaruka oyaye ni ukuri kw'Imana ukamunasangura na jenze noneho gamva rero urajinga kukuye kundi urajinga uragira kese yuko jinze uragira kese yuko wabombotse ukagaruka uzasura kuza kukubaza nabonye ikinyamakuru cawe uzi ukora ku bintu wibanda ku bintu by'umuco yego siko tubwizanye kuriga biriya bintu by'umuco uzi ukora na biriya bintu bikorerwa bano bana nyine abana tuvuga ni bano bana babomboka ku bagabo bakuru kamusanga kana k'imyaka 21 bagashinga wenda umugabo wapfushije umugore kandi uwo mugabo yapfushije yaraciye sibyo ariko umugabo nyine bigereze mikoro nta kibazo waruvuze gute nta kibazo pe waruvuze ngo bakagashingira akana k'imyaka 22 ruguru abana mu mushasha bakagashingira umusaza wapfushije wenda umugore kandi bari baraciye kubyara sibyo vuga ijambo waruvuze nari nabyumvise nabi ariko wavuga cyangwa mbivuga ko waruvuze vuga wavuga ngo umusaza umugabo ntazaca siko bigenda se nyine tukazuvuga nyine kintu ngubwira isoni nta soni biteye kuko ni ibintu tuzatwiga umugore ni uca noneho gawarangiza ko ndagira ngo nsanishaga nawe muco uzawigisha ari iwawe kuri cano yawe yego ngahe mbabana mbwira ibyo bintu sakarengane noneho hari akarengane bitewe n'ibibazo nawe uzi muri Kongo ukuntu biba bimeze turuzi tuvuge ukuri kose kuriho umukene wo muri Kongo iteka ryose uko yasaga niba yari umukobwa mwiza ntihumvise ko nakubwiye ngo hari wasangaga bamubomboreye ikimeme kubera iki umukobwa usa n'izuba yagiye ku kimeme kubera kuko cya kimeme iwabo bakize kandi ikindi ahubwo ndagaruka kuri aba bantu bari mu kubombora abakecuru hano niba ari ukubabombora abakecuru babombora abahungu bashika hanze bakabahinduka by the way biriya byose si umuco biriya bintu byahozeho siko bigenda se noneho wa mukobwa washatswe na wa musaza wari uvuzeho gusa nyine ndabivangavanze ariko ndaza kubisobanura byose urabona wa mukobwa mutoya washatswe na wa musaza yatwawe none n'umusaza kubera kuko umusaza afite ibintu sabagaho ni umutunzi bakamumushingira ahubwo n'umusaza uko yabaga angana kose hari igihe yanashakaga n'umwana utari muri iyo myaka wari kuvuga iri hejuru cyane 30 n'ingahe 40 kubera kuko ari umukire ni kimwe na wa muhungu ubanye n'ubumuga mugani wawe wabyise ko butavuga agashaka wa mukobwa mwiza kubera ibintu ibyo nabyo byabaye kandi bakanabana nyine ibyo bintu numva atariho sikuna kunyanyasa side moja ni ukurenganya yego baba bamurenganyije oya ntabwo kubera kuko amategeko n'umuco wacu nanone numvise ahubwo bavuga mu by'umuco nabonye bahaye bagira amarushanwa ngo amagambo yacu amwe ngo ni byari inkene nimba ari ubukene niba ari amagambo y'inkene nyine ngo hari ukuntu bazongera bagenda batira kandi numva ngo umuco nguze ukura noneho nimba warakuze reka habeho no gukura kuko abana barenganwa bagombaga kurenganurwa ibyo bintu ni akarengane ku giti canje kuri side yanje nje mu bijanye n'umuco mbona atari akarengane kuko byahozeho kandi iteka umugore nubwo bavuga ngo hari uburinganire hari iki barantera amabuye ariko nanone nta kibazo barihangana nanone ni hahandi nta mugore uzoshaka niyo haza uburinganire bungana bute umugabo azahora yitwa umutwe w'urugo umugore yitwe niba ari umufasha niba ari umwunganirizi simbizi kubera kuko nanone ni ikintu cyahozeho kizahoraho kugeza dupfuye oyaye none ibyo ngibyo ga zo kuvuga ngo kizohoraho ngo tugeza dupfuye biriya bintu bya basokuru na ba data ntibigomba kwafekita zino generasiyo z'abantu tuba tubyarira hano none se bizahindura umugore abombore
icyo mbivugiye kuvuga ngo umwana imyaka 25 uko muramuheza umusaza imyaka 60 ngo kubera ngo afite amafaranga zaterwaga n'ikintu nibyo niko bimeze. None se nyine ntibaha bashingira umukobwa bakamushingira ku muhungu adashaka kubera kuko nanone wavuzega ngo ntibikiriri ya ruguru nabimanuye na hano kandi twatutega mu kizungu nabaye mvuye muri wa muco n'ubundi iri ya ruguru kuko twagenderaga mu kintu nta n'uburinganire bwa ariko nyine wewe kindi banda kuri ibi bintu byawe by'umuco uyu muco wacu ahantu uri cyangwa se uri muragana akenshi ari gushingira kubera inyungu ducemeranye ico ngico urabirangije ahubwo ni wowe gisubije ko barashingira kubera inyungu ariko inyungu zahozeho ariko wango nureba zino nyungu za mu kizungu izo ko baratandukana reka nkubwire sore ufite imyaka 42 sibyo uri muri Canada n'urugero yego aho nyine uri hanze ya Afrika uba ufite ubushobozi kundusha nje uraha muri Kenya wogosha curuza nyine maduka bisanzwe uko biri kose iyo mirimo mvuze ntimuze kunyumva nabi nta giciriritse itunze ingo nyinshi kandi ni na myiza none ngabo uririya nanje guba hano ntago tunganya ubushobozi ya myaka ya 42 njewe gusa kubera nyine ndafotora kanivuge tagira nkomeretse je ndafotora niko kazi kantunze aho nige kwezi niza nk'ibihumbi wenda nk'idolari 200 byaciyemo urugero kandi $200 kwa mfano ushobora kuzibona umunsi umwe cyangwa iminsi 2 yego kubera gusa ko nyine ubuzima bwanje atari sawa uramuvuga ati kano gahungu ni keza karasa neza yego nta buzima gafite reka nga propose amwandikira nimbona please ati yo rigayimanga nimara gamunga ati we ntugira ikibazo ndashaka ko dukora uko nagukunze kubwire ngo jewe side yaje ntabushobozi amubwo ngo tugisengera bikorwe spending ibintu pe bishoboka twagiye tubona amakesi menshi wowe ntuyazi cyane gose ntabwo ruvana ibintu twaduhimba birahari twagiye tubona amakesi menshi ameze gutyo nonaga warangiza tuntaye ibyo byose unagira se kunshakira visa ndagiye ndashibutse ndatibutse gutya Edmonton cyangwa se wenda muri Amerika cyangwa se wenda Australia yego ko ndamubona ukuntu uri mubi kuva hasi kugera hejuru noneho nibwo mpumutsega mbonye ko nakecuye naho cagiyega nagaza ngira ngo $1 ziramanutse nagwaye grippe $1 iyo rero wangejeje aho wari kumpendesha kubana nawe ntabwo byobaho ibyo bintu kuri kimuzita umuco kandi abarimo gushukana uri kunshukisha amafaranga kubera njyewe side yanje nziho itameze neza ndakwemereye icyo kintu tigegeze icaha kibaye n'ubuhemu kibaye n'ubugome pe kuri wowe oya njyewe nakubwiye ngo ufite 42 je mfite 25 niwe wampropose sibyo turi kuri side y'umukobwa reka tureke gwiro tuvuga turavuga tukembi je nawe ninde munyacaha na wangejejeyo ndageje mvuga ngo esha narahumye wana yego urakuze uranduta ntabwo uri type yanje ntabwo uri size je nawe se ninde munyacaha yesu we je ninde munyacaha aho ngaho ubwo ikintu cabaho ngiye kugarukaho nyuma mbere before yuko tuvuga wabaye munyacaha ni ukuvuga ngo ni jewe wagutangiye kwanza iyo ni yere hagati yanje nawe ninde munyacaha ndaba ngiye kuba munyacaha kuko ni jewe watanze niwe munyacaha waranshutse cyane niba ari ibyo byo niba kabaza bagerira abana bange ese biriho nubundi ego yandirimba ngo biriho byinshi biracariho no bigezaho hariho abakobwa aribo bashaka abahungu cyane aya niba ari uko nabonye yakese yarahirya hano hirya ntitwavuge yaba muhungu nawe mukobwa atayibonye umuhungu bamugejeje gutya ahantu nyine ntitwavuge tubigira entre parenthèse bamugejeje umuhungu ati mama taburi type yanje nibwo umutipa kibona ko wa mugore wiwe ari mama kandi ko wenda bari mu buriri gazavuga ngo sheri sheri twatsunanga two kumushekereraga
noneho urumva garahumutse amugejeje kuri level yo bararesha noneho ntacu nkangisha n'urudolari kwa rudolari nibwo gabo n'inyigo akuze namata type yaje ese hari umunyacaha waranshutse niba ari uko naje ndabyemeye ndamushigikiye ariko kandi ikindi mbaza byabaye bafite ukuri kose kw'ibihari kuko ari we wamutangiye ari je wagutangiye nje nige nakwemerera kubera ko gusa ngushakaho kungeza hariya byose nkabyirengagiza kavuga gusa okay intego yanje ni ampurutse yo gusa ahubwo rero aba bantu niba ari byo byarabayeho naho kubwiga inama wenda nama reka bakore isiga kanya nawe n'umwarimu mwiza iseza yigisha reka izobigisha ahubwo bari abagore bakuze muza mushaka udusore twino tumukaza mutujana vuba babihorere hano muza mufashiriza hano muzoza muzaba batera madam subireyo muje kuzarirayo ariko nugeze umwana mutoya iriye umwana usa neza umwana ufite fresher ukamugeza iriye niki muvugana barangiza je ura mungu bana muteye amabenje narabagaye kimye muteye umutipa afite rezo tipe ni mutoya ariko se kandi kuba yaravuze ngo yarahemutse ku giti canje tiyahemutse nawe ibyo wakoze wari ubizi gusa no ko wari uhumye kuranshora amafaranga ngana gutyo urabizi uko ungana na mama kurusha imyaka 5 numara ngo amuje imyaka 5 ngo umugabo ngende umugabo wawe mama kurusha imyaka ingahe never biriya bintu rero uburangare n'ubwabo ariko rero jenda garuka mu side y'umukobwa kubera koko numva nawe bavuganiye mu side y'abagabo nimba biriho n'ukuri pe nibigende bicikeho kuko nibikomeza kuba gutyo bisaba bibi none se nkatwe nkanje nawe kabyumva cyangwa se mba narabyumvise tuvuge ko ari inkuru yabayeho ndayumva sinzi ukuri kwabyo ko bashobora kuba nyina ari we watangiye ari umukobwa watangiye umuhungu reka tureke kubihagararaho ko ari umukobwa watangiye umuhungu sibyo tureke kubihagararaho ijana kubera ko dutekereza wenda imagine sibyo iteka ryose nubona ugiye gushaka kana urusha imyaka 10 karino ntago muzabana no kubahakanira no kubabwira kuko bitazabaho ntago muzabana amakuru yabaye menshi cyane gose ariko burije cyane burije tukore kuje guteka monde kurenje guteka rwose gutekera abana so rero gutekera abana simvuga ngo hari ikintu kimwe abantu bazavuga ngo vuga ijambo rimwe sugiye gupfa ayaye no kuri takwihana kuri ho hano ukina n'abakunzi bawe n'abakunzi ba Ineza Live TV tumara dusoza murakoze cyane turabakunda kandi turabazirikana uyu mukristo yakomeje kuvuga ngo ni pasiteri rwose turamukurikirana abantu mukomeze mu mukunde uzugerekaho pasiteri wa Ineza Live TV batagira ngo ufite kanisa batagira akoraje gufungura iryawe barabibona no kuri ahanga pasiteri wa Ineza TV Live TV barakomeza babirebe turasaba abakristo kwiyandikisha kuri iri torero ni itorero ridasaba umusanzu ridasabya n'icacumi nta maturo rwose no kuza gusa mukiyandikisha niba ariko habamo ijambo riremereye kabisa niba abantu bari mu kubikurikirana neza injeri ya Bwana kabisa nibakomeze bakugane turabakunda komeze mugira amahoro y'Imana cyare wakoze kuza kutuganiriza twarako tuvuga ibintu ko tubyumva tuvuga ibintu biturimo twebwe nuko tubibona cyane mwirinde kudutera amabuye rero wakoze Imana igumugisha reka mbikubwire gutyo kandi abakunzi ba Ineza Live TV mugende mushirikire Soleil mugende mukande bakakazogera nta musanzu bisaba neka ni free rero bakunzi ba Ineza Live TV mwakoze kubana natwe turabashimiye mwe mukomeza gukora subscribe mwe mukomeza kuduha commentaire turabakunda cyane murabizi turabifuriza amahoro mu mitima amafaranga mu ikofi komeze mubwire kwaguka kunini rero mwakoze kwa natwe ibiganiro zacu nakagaruka ciao bye bye